Amakuru akomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bibivugaho ko uwitwa Ishimwe Vestine yamaze kuba yabyara. Ndetse hari amakuru menshi ari kugenda avugwa, ngiye kukubwirira hano gusa biri buze kugutungura cyane, dore ko hari ibintu byinshi twabeshwe. Hari amakuru menshi agenda asakara ariko y'ibihuha bikomeye cyane, ariko hari n'amakuru y'ingenzi cyane uba ugomba kumenya muri kano kanya. Ni ibintu rero byatangajwe n'umunyamakuru twizera cyane, umunyamakuru wa mbere wandikira Igihe witwa Emi Rwanda Ikinege, ndetse n'amakuru yavuze ndetse ubona ko ahagazeho cyane. Ariko nabwo ndibuze kukubwira ikintu gikomeye cyane cyabereye muri Canada, kirenze kuba uwitwa Vestine Yabyaye. Ndibuze kukubwira uburyo ibintu byose bimeze nyine muri rusange, uraza gusobanukirwa. Ariko nabwo ndaza kugaruka kuri Idrissa amakuru ari kumuvugaho atangaje cyane. Nanone kare ntabwo nagenda nyaboneka ntababwiye inkuru y'uburyo uwo bita Dorcas, hari amakuru menshi ari kumuvugaho ibintu byo gusezerana. Byose ngiye kubikubwira muri iki kiganiro, gusa biri buze kugutungura kubera ko byose nudushya, gusa ni ibintu bidasanzwe. Navuga ko buri muntu wese agomba kubyumva ndetse akabitegera amatwi. Niba ukunda Vestine na Dorcas, iki kiganiro niwe ngikoreye kugira ngo usobanukirwe by'umwihariko ese byagenze bite, ese biri kugenda bite, bihagaze bite. Hanyuma reka ntangire inkuru yanjye gutya mvuga nti hari amakuru yavugwaga mu gihe cyashize ubwo abantu benshi bavugaga bati Vestine aratwite. Murabizi ayo makuru tuyavuga muri 2025, murabyibuka bari muri Canada, cyagiye bari muri Vancouver mu gitaramo cyari kiri kuba, ndetse haza kuba ikintu gikomeye cyane, nihuta cyane, habaye ikintu gikomeye. Abantu benshi baravuga bati ubita Vestine arabyaye, kamubayeho noneho sinzi ukuntu biragenda, ibitaramo asigaje sinzi ukuntu biragenda. Ibyo ngibyo ndakeka mubyibuka ubwo yaje kugwa nyine mu gitaramo, ndetse bagahita bamujyana ku bitaro ikitaraganya. Nyuma y'ibyo byose uwo bitwa Dorcas asigara aperforminga wenyine, ndetse na Irene Murindahabi umanaginga Vestine na Dorcas, nibwo yahisaza akavuga ati rwose ntabwo byoroshye, uwitwa Vestine ararwaye. Ndetse mu Rwanda inkuru yahise itangara ku binyamakuru bitandukanye ndetse n'amacano menshi hano kuri YouTube, bavuga ko Vestine yamaze atwite nyine, ariyo mpamvu nyine yabuze imbaraga agahita ajya muri ibyo byose nyine byo kujya kwa muganga n'ibindi byinshi byagiye bivuga. Ndakeka abakurikirana Vestine na Dorcas ibyo byose mwamaze kuba mwabimenya. Hanyuma rero ibyo byose biri kuba abantu bose twe turi kuvuga tuti nyine Vestine ni byiza cyane, bimeze bitya, ariko hari ibintu byinshi bitari byakabaye mw'abantu mwe. Hari ibintu byinshi bitangajwe muri kano kanya bikomeye cyane, navuga ko buri muntu wese agomba kumva. Hanyuma dukomeje nibwo twese tuza tubona inkuru ivuga ko uwo bita Vestine ndetse atishimiye umugabo we kuba yarashakanye nawe. Ubutumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ati rwose ntabwo nakoze ikosa rikomeye cyane kuba narashakanye n'umugabo ntazi, ntabwo nzongera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, rwose ntabwo ari byiza. Nyine avuga ko niyongera gushaka undi mugabo azabanza kubitekerezaho kabiri. N'ibindi byinshi byagiye bivugwa kuri iyo nkuru, byo ndabizi, murabizi ukuntu byari byinshi cyane, biteye n'agahinda byinshi cyane kuri iyo nkuru. Ariko none ntabwo twakageze kuri iyi nkuru y'uyu munsi, uburyo ibintu byose byagenze. Hanyuma haje gukomeza ubwo uwo bita Irene Murindahabi ndetse na Dorcas bazaga mu buryo bw'ibanga, baza mu gihugu cy'u Rwanda, baza bonyine rwose nta Vestine uhari, ndetse kugezana n'iyi saha Vestine ntabwo arakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma bakomeje ibitaramo nyine, murabizi mbere yuko nyine wenda bavuga ko baje mu Rwanda n'ibindi ngiye guhita nkubwira bikomeye cyane. Murabizi ko bakomeje ibitaramo bya Winnipeg bigapfa, bakavuga bazagaruka. Ubundi bari bafite gahunda yo kugaruka mu Rwanda mu kwa mbere, ariko biza kuzamo ikibazo nyine. Hanyuma rero dukomeje twihuze cyane, uwo bita Irene Murindahabi na Dorcas bageze mu Rwanda, batangiye kujya bafata ama award, bakora ibikorwa byose bya Vestine na Dorcas bonyine ari babiri, ariko Vestine ntawe uhari. Ubona ko harimo icyuho gikomeye cyane, byinshi byagiye bivugwa, ndetse ubona ko atari byiza nyine. Hanyuma tuza kubona inkuru ivuga ngo uwo bita Idrissa yamaze kwifatira indege yiviriye mu Rwanda, ndetse turibuka n'umunyamakuru wigeze kuvuga ko yavuganye na Idrissa akamubwira ngo Idrissa akamubwira ati rwose ntabwo umugore wanjye twigeze dutandukana. Ibyo ngibyo tube tubiretse kuko ndibuze kukubwira ikintu gikomeye cyane kuri Idrissa kiri kuvugwa muri kano kanya. Hanyuma ibyo byose bibaye turavuga ngo ntaribi rwose, ibintu urabona ko ntacyo bitwaye kuba Dorcas ari guhagararira Vestine ari mu bibazo bitoroshye. Ariko abantu benshi ntabwo twumvaga impamvu witwa Vestine atagarutse mu Rwanda kubera atandukanye n'umugabo. Ni ibintu cyangwa se no nagaru gutandukana mw'abantu kubera ashwanye n'umugabo, ni ibintu byatuma aguma muri za Canada mu bihugu by'amahanga.
ariko hari ikintu gikomeye tutari twakamenye nyine tutazi impamvu yagumyeyo. Hanyuma rero twagendaga tubona post zigiye zitandukanye za Vestine avuga ko rwose yagenda avuga ibintu bigiye bitandukanye, apostinga utuntu two gusenga gutyo gusa, ariko noneho kugeza aho tubonye inkuru ivuze ngo ndasohotse, inkuru irasohotse ikomeye cyane. Vestine yamaze kubyara umwana w'umukobwa, mwabantu mwe amashini impunda aho mwicaye rwose, kubera ko ni umugisha cyane kubyara, murabizi uburyo kubyara ari umugisha, ni byiza cyane. Hanyuma rero kuba yabyaye hari andi makuru menshi ahise asohoka atangaje cyane, ngira ngo tuganire hano kuri Mega TV Rwanda. Aya makuru yose nakiriye ndarebye ndavuga nti ibi ngibi ni ibiki, nabonye Emi abivuga ndavuga ni nyamara nta makuru menshi mfite kuri ibi bintu, ntabwo nabivuga cyane nyine, kuko uwitwa Emi Ikinege umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda yaravuze ati ngo ariko ngo Vancouver impundu zaravuze. Sinzi niba muri kubyumva, umuhanzikazi wacu yamaze kwibaruka akana keza k'agakobwa, mumumbwirire ngo ni yonkwe. Ayo makuru yose nkiyumva nyine nabyumvishe ndavuga nti wow, ni byiza rwose, ariko sinabyitaho kuko hashize amasaha agera kuri 12 ye posti Emi ayisohoye. Hanyuma ubwo amasaha yagendaga yicuma nibwo ibintu bishya byagendaga bihinduka, ari nabwo ngiye kukugerera ku kintu gikomeye cyane tugiye kuganiraho, ndetse ari buze kuzamo Idrissa Widraogo, hari buze kuzamo n'ibintu byinshi cyane bikomeye cyane. Mu kanya gatoya ubwo narindi gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe nshaka amakuru ngeza ku banyarwanda, nibwo mbonye post y'umuntu bita ari account yitwa Rwanda Trends. Hanyuma nyirayo yari yavuganye n'umuntu uri muri Canada uri hafi cyane y'uwo bita uyu mwana w'umukobwa Vestine. Arangije bavugana ibintu bikomeye cyane, uwo muntu ntabwo yagaragaje imyirondoro ye, rero ibintu bavuganye ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo nabyo tugire ikintu tubivugaho. Aravuga ati, uwo musore nyine yavuze ati Vestine na Dorcas rwose ni abantu bameze neza muri kano kanya kuko nta bibazo bafite, kubera ko bari no kwishimira ko Vestine yabyaye. Ariko asubiza ikintu kigira kiti ntabwo Vestine aribwo abyaye, ahubwo hashize igihe kinini hafi nk'icyumweru abyaye. Urumva neza? Noneho arangije akomeza kuvuga ibintu bikomeye cyane, ariko bari bahinduye amajwi ku buryo nyine utamenya wenda ngo uyu muntu ninde, kugira ngo kubw'umutekano we, kuko ngo byari ibanga, kandi koko ngo ni ibanga rikomeye cyane, ngo nta nubwo bazi uburyo uwo munyamakuru Emi Rwanda Ikinege nawe yabimenye. Hanyuma ahita hakurikiraho ikintu cyo kuza uwo munyamakuru yakomeje abaza uwo mujene, numvaga ari ijwi ry'umuhungu cyangwa se umuntu w'umugabo, ariko barihinduye nyine, barigeze nk'irya kana nyine cyane, ku buryo nyine nawe umva ko barihinduye. Bavugana ibintu bikomeye cyane, aravuga ati hanyuma yarabyaye ndetse ameze neza. Noneho hari ikintu gikomeye cyane yavuze, noneho hari muri kino kibazo kigira kiti ese kubera iki Emi nyuma yuko atangaje ibyo byose avuga ati yahise atangaza indi poste, nabwo ngira ngo tuvuge kugira ngo tujye ku bya Idrissa, uko Idrissa ibintu bye bimeze, ndetse na n'uyu Vestine. Uwo bita Emi yahise atangaza ibintu bikomeye. Uzi ikintu kintangaje nuko Emi iyo post yashyizeho ivuga kuri iyo ngiye kukubwira yamaze kuyisiba, ariko reka nyigusomere kuko nge namaze kuyifata screenshot. Yaravuze ati ngo muri MI save the date is loading, noneho ngo muwe muvuza impundu, noneho muwe muvuga congratulation. Noneho arangije ibingibi rero yashyizeho yamaze kuba yabisiba, bitewe wenda nuko babimubujije bakamubwira bati ibi byo biceceke. Hanyuma ibingibi rero nabyo babajije uwo musore watangaye amakuru, tese ninde muri MI Empire, ariko ngewe ibintu uwo mujene yasubize wenda na mbere yuko tujya kubya Idrissa, ntabwo ngewe nabyumvaga, wenda ngo mvuge ngo ndi kubyemera mu buryo runaka, kubera ko yavuze ibintu bijyanye na ntuza na Dorcas. Ese ni Dorcas bavuze ngo twitegure save the date, ariko aravuga ati rwo Dorcas bwo rumva byashoboka koko Dorcas akiri mutoya. Ariko nabwo nge ndebye uburyo Emi yabyanditse, ndavuga nti nyamara ushobora gusanga ari Dorcas, ahubwo akaba ari ibintu, ariko aravuze ari Dorcas byaba noneho bikomeye cyane, ngo Dorcas ntabwo arakura cyane, ariko na Vestine twavuga ngo ntabwo arakura,
ariko Dorcas nawe yaba yihuza kandi muribuka n'amakuru amubwira ati rwose ndakubujije ntuzashaka ukiri mutoya, uzagerageze ube warakuze kuko nubushaka ukiri muto ngo nzagukubita. Ibyo byose ndakeka murabyibuka. Hanyuma ubwo rero ibyo ngibyo rero yabivuze havuga ati rwose biragoye kugira ngo bishoboke, ariko nyaboneka namwe sizirimo muri kureba iki kiganiro murabona ko iminota yamaze kugenda, iminota 10 baba yamaze kuba myinshi. Ubwo rero reka nze kubakora inkuru mu kanya ivuga ku bya Idrissa ndetse na Vestine. Mbabwira yo Idrissa ari uburyo byose bimeze, ndibuze kubibakorera mu kanya. Ujya muri comment umbwira uti dukorere vuba mite nyiguhereza kuko ndabona iminota yagiye, iminota 10 bayabaye myinshi, mbanyeka ko narambiranye. Nyikore nk'indi nkuru nshya maze nze nyigutotore nkubwira uburyo ibintu byose bimeze, amakuru uburyo ari kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko ibintu byinshi byagizwe ibanga biri kugenda bijya hanze gake gake. Reka ngushimire nkubwire ngo jya muri comment wowe umbwire ngukorera icyo gice, ariko nabwo kandi ntiwibagire gukanda subscribe kuri iyi channel.